uri kuri bino video ndagusuje aho uherereye hose, gira amahoro, waba uri mu Rwanda cyangwa muri Afurika, bari ku mugabane wa Amerika, bari ku mugabane wa Aziya ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, ndabasuje. Kuri microphone ni Clever nk'ibisanzwe. Ino ni The Next TV, ikabikugezaho amakuru y'abasitari, ibyegeranyo ndetse n'inkuru zicukumbuye. The Next TV yakugejeje inkuru ya Jay Polly, cyangwa yakugejeje inkuru mu bambere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku rupfu rwa Jay Polly, urupfu rutunguranye, urupfu rwabaje abantu benshi. Tukaba tugiye kukugezaho ko umuhango wo kumushyingura cyangwa umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma uko byagenze. Inkuru y'akababaro, inkuru yababaje abantu benshi, inkuru yashenguye imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, haba akunda umuziki cyangwa abatawukunda, abanyapolitike. Inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro. The Next TV ikaba igiye kukugezaho ko umuhango wo kumusezera mu rugo rwe byari bimeze. Nta handi ugomba kwimenya ni kuri The Next TV. Umuraperi Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly yasezeho bwa nyuma y'iminsi 3 ishize yitabye Imana. Uyu muraperi wamamaye mu Rwanda mu masaha ya mu gitondo kuri iki cyumweru nibwo umurambo we wakuwe ku bitaro bya Kacyiru, aho wari wajyanye gupimirwa ngo babe babasha kureba icyamuteye cyangwa kiba cyaramwishe. Yagejejwe mu rugo rwe ruherereye Kibagabaga, aho yari asanzwe atuye cyangwa yari asanzwe aba. Akaba yaje gusezerwaho hamwe n'abahanzi bagenzi be n'inshuti ze, abayobozi mu nzego zitandukanye n'abandi benshi. Abantu bari benshi muri iki gikorwa, akabaro kari kose cyangwa kari kenshi ku bantu bose bari bahateraniye. Ahangaha amarira yari menshi ku bantu bose bari babashije kugera ahangaha. Ibintu byari ibintu bigoye kubireba bitewe n'akababaro cyangwa amarira yari ari kuzenga mu maso y'abantu bari bitabiriye kino gikorwa cyo kumusezeraho mu rugo rwe ruherereye Kibagabaga. Uno muhango wo kumusezeraho mu rugo rwe ukaba wayobowe n'umubyeyi wa Davis D usanzwe uzwi ku mazina ya Bukuru Jean Damascene. Bamwe mu bazwi mu myidagaduro cyangwa mu ruhando rw'umuziki hano mu Rwanda bakaba bari bitabiriye ku bwinshi. Bamwe babashije kugaragara kuko hari abantu benshi. The Next TV yabashije kubona umuhanzi bita Christopher Platini, MC Tino, Paxson, Mani Martin n'abandi benshi kuko hari abantu benshi batandukanye. Hari kandi Mushomba Joseph uzwi nka Babu usanzwe utegura ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda. Habimana Joseph usanzwe uzwi ku mazina ya Yongwe niwe wabwirije cyangwa niwe wari uri gufatanya n'abantu mu gusenga no muhango wo gusezera Jay Polly wabereye mu rugo rwe. Akaba yasomye umwe mu magambo ari mu Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki, aho ino mirongo yakomeje kubabwira ibashishikariza kutabara nk'abantu badafite ibyiringiro cyangwa abantu badafite kwizera. Akaba ari amwe mu magambo akunze gushishikariza abantu cyangwa akunze kubabwira n'umupasiteri usanzwe uzwi ku mazina ya Yongwe. Yavuze ko uyu muhanzi yaririmbye ibihangano bitandukanye byafashije abantu, ariko Imana ikaba yamwisubije. Avuga ko nta muntu washinga urubanza n'Imana, ariko nta muntu wajya mu rubanza ngo abaze Imana impamvu byabayeho cyangwa yaremye urupfu. Akaba nawe Yongwe yashishikarije abantu guhora biteguye kuko urupfu rudateguza cyangwa rutabasha kukubwira igihe uzazira. Akaba nawe ari mu bantu bashenguwe n'urupfu cyangwa bashenguwe n'urupfu rw'uno muhanzi Tuyishime Joshua wari uzwi ku mazina ya Jay Polly. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco na Bamporiki Edouard yitabiriye umuhango wo gusezera umuhanzi Jay Polly. Yavuze ko bigoye kubona icyo umuntu avuga ku rupfu rw'uyu muhanzi w'umuhanga nka Jay Polly. Munyihanganire, biragora kuba hari icyo umuntu yavuga cyangwa kuba hari icyo umuntu yavuga ku magambo ya Joshua. Yari umuhanzi w'umuhanga muri cya Kinyarwanda cya Bamporiki Edouard. Yongeyeho aravuga ati abakurambere bacu badusigiye ijambo rimwe tuzajya kwifashisha rigira riti utabarutse tutera abayujuje. Iri jambo ngo rikaba rikoreshwa mu gushyingura abanyapolitike, abahanzi b'ubugeni ndetse n'abanyamadini. Umuntu avuye mu mubiri afite ibyo agikora atarangije afatwa nk'urangije. Uruhukira amahoro nshuti yanjye kandi ukaba n'inshuti y'Abanyarwanda. Jay Polly urambabaje.
ayo ni amwe mu magambo yavuzwe na Bamporiki Edouard, umunyamabanga wa leta muri minisiteri n'umuco, akaba ariyo magambo yavuze nawe wari wifatanyije n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari baje gusezera Jay Polly bwa nyuma. Bamporiki Edouard mu gihe yasozaga cyangwa mu gihe yari ari gusoza ijambo yavugaga, akaba yavuze ko buri muntu wese yazagira cyangwa inzira izarangira avuye ku isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamporiki Edouard akaba yashimiye abateguye igitaramo cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu cyo guha icyubahiro uyu muhanzi Jay Polly. Ndabibutsa ko kuwa gatandatu hari kuba igitaramo cya Muzika Iwacu Festival, ariko kitabaye kikaba cyari kurimbamo abahanzi bo muri The Mane harimo bita Marina Deborah ndetse na Kevin Mbanda, ariko igitaramo cyaje gusubikwa habasha guca indirimbo za Jay Polly mu kumuha icyubahiro cyangwa mu kwifatanya n'umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange batumwibuka cyangwa bamwe muri rusange bamwibuka ibyo yakoze cyangwa ubutumwa yatangaga bucishe mu ndirimbo mu njyana ya hip hop. Inkuru y'urupfu rwa Jay Polly yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nzeri nk'uko The Next TV yabibagejejeho mu gitondo cya kare. Ino nkuru ikaba yarese ibabwira urupfu rwateje ururondogoro mu bantu benshi, haba mu bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'abatawukurikirana. Ikaba ari inkuru yababaje abantu cyangwa yashenguye imitima y'abantu byagera ku bakunzi b'injyana hip hop, bakaba ari bamwe mu bantu bababaye cyane cyangwa batewe intimba na kino kintu kumva rino jambo ko Jay Polly yaba yapfuye. Jay Polly ku myaka 30 yaba yapfuye, bikaba ari bimwe mu bintu byabaje abantu benshi cyane. Jay Polly yamenyekanye cyane mu itsinda rya Tuff Gang, nubwo nawe yagendaga akora imiziki bitandukanye. Akaba ari umwe mu bantu batwaye irushanwa rikomeye ryaberaga no mu Rwanda, Primus Guma Guma Superstar season ya 3 mu mwaka wa 2014. Akaba ari umwe mu bantu babaje abantu cyangwa wababaje abantu benshi batandukanye, haba abanyarwanda batuye hanze. Mukaba muri kugenda mubona utuvideo twe dutandukanye ku ma status y'abantu, bimwe mu bikorwaho. Jay Polly ari umwe mu bantu bicisha bugufi cyangwa bumvira abantu, ariko mu butumwa bwe yatangaga buciye mu ndirimbo bikaba ari ibintu cyangwa bikaba ari ubuzima yagiyemo, cyangwa akaba ari umwe mu bantu bavugiraga rubanda cyangwa bavugiraga urubyiruko. Jay Polly rest in peace. Jay Polly akaba ari umwe mu bantu babaje abantu. Aya ni amwe mu mafoto tugiye kubereka y'abantu bari bitabiriye cyangwa uko byari bimeze mu gihe bamusezeraga cyangwa muri uno muhango wo kumusezera. Abantu bari inshuti za Jay Polly bari baje mu muhango wo kumusezera, bari baje ku bwinshi. Bamwe mu bamotari bo murabona no mu moto bari babashije guparika moto, bakaba bari baje kumusezera. Ano mafoto akaba hari abamotari bari baje ku bwinshi babashije guparika cyangwa babashije guta akazi kabo bari kumusezera. Abantu batandukanye bari baje gusezera kuri uyu muraperi wubatse amateka cyangwa wubatse injyana hip hop, rumwe mu bikomerezwa. None iyi modoka irimo umurambo wa Jay Polly, ikaba ari no modoka yari itwaye umurambo no muri kubona ku ifoto. Akaba ari mukuru we witwa Morris, usanzwe Jay Polly yari asanzwe umwita ko Morris, akaba ari umunyamakuru kuri RBA. Aba ni abasore bateruye umurambo wa Jay Polly, nuko bari ameze. Basore bari bafite agahinda nabo kuri kwibona. Ku ruhande muri kubonaho Bulldog, nawe akaba ari umwe mu bantu bari bitabiriye. Ino foto ikaba iri kwerekana Bamporiki mu gihe ari kuganira n'uwo bita Mushoma Joseph usanzwe uzwi ku mazina ya Babu. Bulldog ari kwihanganisha Uwimbabazi Sharifa wahoze ari umugore wa Jay Polly. Uno mugore akaba ari wahoze ari umugore wa Jay Polly bitaga Sharifa. Bakaba bari baratandukanye. Jay Polly ubu ngubu akaba yari asigaye yibana cyangwa yari yatandukanye n'umugore, ariko Jay Polly yari afite inshuti, yari afite umukunzi, bari bamara imyaka 2. Bulldog ino ni ifoto imugaragaza. Uyu nguyu uri kubona ibumoso ni umwe mu bari bitabiriye umuhango wo gusezera cyangwa guherekeza Jay Polly, inshuti umuvandimwe batangiranye umuziki. Ino ni ifoto igaragaza umurambo wa Jay Polly wari ugejejwe mu rugo rwe i Kibagabaga. Kwihangana kuri benshi byananiranye, ho basukaga amarira. Murabona uno mwana ari gusuka amarira, ibintu byari bibabaje cyane. Mushoma Joseph usanzwe umenyereye ku mazina ya Babu, usanzwe uyobora iyo bita East African Promoters cyangwa iyo bita EAP, itegura ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda nk'ibyo bita Muzika Iwacu Festival. Umwe mu basezeye bwa nyuma cyangwa mu bageze ku murambo wa Jay Polly. Uwimbabazi Sharifa ari umugore wa Jay Polly ubanza iburyo, n'umwana we basezera ku murambo wa Jay Polly.
uno ni Mani Martin umwe mu bari bitabiriye umuhango wo gusezera Jay Polly mu gahinda gakomeye cyangwa mu marira menshi, nawe yari yicaye atuje, ibintu byari akabaro, ibintu byari amarira, ariko Jay Polly uruhukire mu mahoro. Jay Polly akaba ari umwe mu bantu bashyiga ry'inyuma muri muziki nyarwanda cyane cyane mu njyana ya hip hop, ukaba ugiye akaba ari imwe mu nkuru cyangwa mu nkuru zibabaje abantu muri uno mwaka. Jay Polly inkuru mbi cyane, inkuru yageze hanze muri iki gitondo cyo kuwa kane nk'uko nabibabwiye, inkuru yababaje abantu ariko nta kundi bimera. Ndagusaba wowe wari uri kureba ino video utarakanda subscribe kuri The Next TV, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe.